Muraho neza, nitwa Dr Gasangwa Patrick, nkaba ndi umuganga wita ku bana ndetse n'ababyeyi batwite. Kuri ino channel yacu tuganira ku buzima bw'imyororokere, iby'ubuzima bw'ababyeyi n'uburyo bwo gukemura ibibazo biba bikomereye benshi mu muryango nyarwanda. Uyu munsi rero turaganira ku kibazo gikomeye kandi kitaravugaho cyane, twibaza ati kuki hari abagore nyuma yo kubagwa cyangwa se gukorerwa episiotomy, kwa kundi umugore wabyaye neza bamwongera hasi, usanga batabasha kongera gukora imibonano mpuzabitsina nk'uko byari bisanzwe. Biba byaragenze gute? Ese birakira? Ese bikubaye wakora iki? Ese biterwa n'iki? Icyo uri igisubizo, ino video ni igisubizo kuri wowe. Intego y'ino video ni ukugufasha wowe uyikurikiye kumenya icyo episiotomy ari cyo, impamvu ikorwa, ibyo ishobora gutera nyuma, n'uburyo bwo gufasha umugore kubona ubuzima bwe bw'imyororokere nyuma yo gukorerwa iyo episiotomy. Episiotomy ubundi ni iki? Episiotomy ni igikorwa cyo gukata agace k'igitsina cy'umugore mu gihe cyo kubyara kugira ngo umwana abone aho anyura neza. Ikorwa rero mu gihe habayeho impamvu zikomeye nko ku mwana atabasha gutambuka, ku mubyeyi atabasha gusunika umwana, stress y'umwana uri mu nda, umwana yananiwe, no gutinda kuri travail, nyine kwa kundi kubyara biba byatinze bagira ngo barebe ko bafasha umwana gusohoka. Iyi nkovu rero ikorwa ahanini hagati ya perineum n'inyuma y'igitsina, ikomereza ku gusubiranya kwa muganga, igakomera maze igakira mu byumweru 2 kugeza kuri 6. Vuga ngo barongera bakadoda, birumvikana. Ibibazo rero bishobora kugaragara nyuma. Bamwe buriya mu bagore nyuma yo gukorerwa episiotomy batangira kugira ibibazo mu gihe cy'imibonano. Hari nko kubabara, kunanirwa gukora imibonano mpuzabitsina, kubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, gutinya ko byakongera kubababaza. Ibi byose ariko ngo bishobora guterwa n'ibintu bitandukanye. Icya mbere, hari imikaya y'igitsina iba yakomeretse bikabije, igikomere kitarakira neza, infection zitavuwe. Umva nimba ari igisebe bashobora kuzamo ama infection. Ikindi, kugira impamvu cyangwa se igikomere cyangiritse gishobora kwangirika nanone kubera imibonano mpuzabitsina mushaka gukora. Bakoze kuki imibonano mpuzabitsina ikorwa ikanga? Imibonano mpuzabitsina ishobora kutagenda neza kubera impamvu zikurikira. Imikaya y'igitsina iba yarakomerekejwe cyangwa se igakomera, fibrosis. Bivuga ngo urumva inyama barahakase nyuma barongera baradoda, urumva ko harakomeretse, birumvikana, niyo mpamvu haje igisebe, ariko hashobora no gukomera cyane, ibyo bita fibrosis. Umutwe w'ihungabana, umugore aba atinya kongera kubabara. Nimba warigeze ugerageza kwikora ukabara, umugore birumvikana aba afite ubwoba kubera ko cya gisebe cyaramuriye cyane. Ikindi, ari umusemburo witwa estrogene ugabanuka cyane ku bagore bonsa, bigatuma igitsina cyuma. Ibi byose bishobora gutuma ubabara. Psychological trauma, umugore yumva atameze nk'uko yari ameze mbere. Birumvikana cya gikomere cyarakubabaje cya episiotomy, urababara cyane, urumva muri we hari impinduka, ntabwo umeze nk'uko wari umeze mbere yuko bakongerera cyangwa se gukorera iyo episiotomy. Uburyo bwo kugufasha, hari uburyo bwinshi bwo gufasha umugore washyizwe muri ibi bibazo. Icya mbere, kugana muganga kugira ngo usuzumwe neza. Icya kabiri, koresha amavuta yoroshya igitsina, ibyo bita lubric. Icya gatatu, hari physiotherapy y'imikaya y'igitsina, kugenda bagorora ya mikaya y'igitsina. Ibi ndibaza nawe ushobora kugenda ubyikorera, ukandaho gato ku gitsina cyawe, wowe mugore cyangwa se umugabo wawe akabigukorera. Ibi bizagufasha kugaruka kuba ya mikaya agenda isubirana, cyane ko twabonye ko haruguru ko hari ibyo bita fibrosis. Bivuga ngo nimba igisebe gikira, haje inkovu. Inkovu rero buriya iba ikomeye, ntabwo bimeze nk'uko nyine umubiri wari umeze mbere hataraza inkovu. Inkovu iba ikomeye, nimba umubiri usanzwe warakwedukaga, ku nkovu hari igihe bigorana kubera kwagukomera cyane cyangwa se ibyo twita fibrosis. Umva ko iki ni ingenzi. Ikindi, ushobora kuba kwitabira counseling kuko ibikomere byo mu mutwe nabyo biba bikomeye. Hashoboye kuganirizwa we mugore utwite, nimba episiotomy yarakuriye cyane, ni ingenzi. Hari abagore rero batangira no kwanga gukora imibonano kubera ubwoba, ariko si bo bonyine, ni ibintu bisanzwe kandi bishobora gukira. Umva ko ubwoba nabwo ni ikibazo, niyo mpamvu kuganirizwa rimwe na rimwe hari igihe aba ari iby'ingenzi. Abagore batwite mubyiteho ibi bintu. Ibyo kuganirizwa n'ibyo twavuga bita counseling. Dore inama nkatwe twakugira abashakanye. Ku bashakanye, ibi ni ibintu bikenera ubwumvikane. Nimba umugabo wawe abona byakubayeho, nta gikuba cyacitse, birasanzwe. Kwa rugendo wagize rwo gutanga umwana,
ni urugendo rukomeye kandi birumvikana hari ibyangiritse bigomba gusubirana. Rero umugabo wawe akwiye kwihangana ariko mukwiye kuganira mukabyumvikanaho. Icya kabiri, ntugahatirize imibonano mpuzabitsina ku muntu ukirimo gukira. Nimba igisebe kitarakira, kuki umugabo waguhatiriza gukora imibonano mpuzabitsina? Biragoye nyine, arabikena ariko birumvikana aha ubu buribwe bw'igisebe kitarakira buzagukomeretsa birushaho kukugora. Icya gatatu, agomba kuba gutega amatwi, muganire, mubihurireho nk'ikibazo cy'umuryango. Iki ni ikibazo cy'umuryango cy'abashakanye hagati yabo, nabo bagomba kugishakira igisubizo, ariko icyo muzirikana kwihangana mugategereza hakabanza hagakira neza. Rero uwo mubanye arashobora gukira burundu, ariko bisaba igihe. Inkunga n'urukundo bisaba igihe, ntabwo ari ibintu bizakira ejo mu gitondo ngo muhite mwumva byakemutse, ahubwo bisaba igihe cyangwa se bifata iminsi. Rero mubyiteho, mwiyiteho kandi muganire. Ibibazo rero turakomeza kubaganizaho cyangwa se n'ibyo turabategurira ni ryari wemerewe kongera gukora imibonano mpuzabitsina nyuma ya episiotomy. Ese ububabare buhora burimo cyangwa burakira? Ese hari igihe byakenera kubagwa indi nshuro? Nibyo turabategurira muri video zacu zizakurikira. Rero nta muntu ukwiriye kubaho mu mubabaro w'igitsina cyangwa ngo atinye umubano w'abashakanye. Episiotomy ni igikorwa gifasha mu gihe cy'ibibazo, ariko kigomba kwitabwaho neza nyuma. Niba rero uri umugore wahuye n'iki kibazo cyangwa uzi uwo byabayeho, iki kiganiro ni icyanyu. Tureke amagambo ya niko bigenda, nibyo bintu byo gutinya kuvuga ibikomere. Murakoze cyane, subscribe.